umusore uramubona afite amafaranga ndagira ngo nimugoroba uze kumva tugiye kumukura. Wirinde se muto amakuru mashya. Uriya musore uramubona afite amafaranga ndagira ngo nimugoroba uze kumva tugiye kumukura. Tugomba kujya kumukura urabona n'ibisuko byanjye byashaje gusa ariko tugomba kumenya ubwenge tukamukura mu bwenge ku buryo atazaraba. Yego jyewe ndahari, urabizi ko mama ntiyambasha ndavuga rikijyana, jye ndahari kabisa. Singiri sido, singo ya muntu. Dore nguyu ariko. Dore ngiyi ya foto. Singiye nakwi. Nibyo. Do, shaka ratwe narabikubwiye. Dore nguyu sha, ni mukobwa we. Dore nguyu. Do murebe. Bamurebye mwana. Do. Umukobwa mana yanjye araginisha. Niba nshaka kukubwira ikintu kukikwereka ukanga ko nyikoraho basi se waretse kumbanga. Ubundi iyi telefone yawe yibonye bibiki nshaka kukwereka nk'akantu k'inshuti zanjye ukato sundi wowe umbaza iki nimba babaye wazaguzi yawe mwana. Turashima Imana yatugiriye neza. Abana bara bane n'umwana sawa. Uvuze ngo iki? Musize hanze kumwe n'abahungu. Abahungu bahihiwe. Suzi se wa mungu handi duca tuvuye kwise. Ariko urampungu n'umwana wanjye aramushakaho iki koko? Ese wowe ni gute ushobora gusiga mushiki wawe ukamusiga ari kumwe n'abahungu ukamusiga hanze? Ngemba namubwiye akanga kubyumva pe. Nese singura araje. Ushiki wawe arananiye. Ariko abana bo muri imitsi wase ko wivumbuye wirukanse ugiye hehe? Reka nze mvugane na mushiki wawe. Nirirwa iki? Ariko muko ubu uri hehe? Ko arakaye wabaye. Ntarakara wari uri he? Nagiye kurepeta. Urepeta? Ariko kurepeta murarepeta mukageza aya masaha muko utambeshye. Nose siza saha dutahe. Hanyuma uri kumwe nande rero. N'abantu narindi kumwe nabo. N'abantu narindi kumwe nabo ma. Aya masaha winjira muri uru rugo n'urwawe cyangwa n'urwanjye? Musema nagiye kurepeta. Urepeta sizahe muko zaya masaha? Repetition zanyu uko nazo zizabakoraho. Nose sizo saha dutahira ma. Hanyuma uri kumwe nande rero. N'abantu narindi kumwe nabo babazana bro wanjye. Ngo ugira ngo kumurambisha. Wumva uri kumwe nande? Urabungu wari kumwe nabo nyine abana. N'abantu narindi kumwe nabo. Wameki? Ngagenda ubaze brother wanjye nimba abantu narindi kumwe
ubwo se ibyo uvuga ni ukuri? Ntabwo ndi kukubeshya. Umbwira iki? maze sinkubwiye ngo yari kumwe n'abahungu hariya hepfo. Njyewe nari ndi kumwe nawe. Wavugishije ukuri nk'umuntu uvuye gusenga. Se nakubeshyira kugira bimarire iki? Njyewe marambere. Njye nakubonye wari uri hariya hepfo uri kumwe n'aba muhungu. Njyewe wigeze umbona ntabwo nari ndi hariya ndi muri fone. Ntabwo we nagusize hariya hepfo naho se kugira ngo usige kandi twavanye ku rusengero byagenze. Njyewe marambere. Kami igendere. Mukomba mubwira ukuri. Uri mu rugo rwanjye ugomba kujya utaha kare ariko iyo mana mujya gusenga mukajya gusenga Imana ko hanga ni mu rugo rwanjye hano ni iwanjye urabyumva utaha kare Yewe twabarika we nindira Esashi Nyinshi yego Urabona amahoro turaho Mugera kuki turashima Imana Ariko ndabona utishimye ntabwo nishimye amahoro Kadete wazanye intebe umushyitsi akicara Gacha rero ni karibu hano iwacu murakoze ariko reka tubanze dusenge ko tuhageze Mwami Imana tubakubashye cyane tugushimiye ko wabanye natwe mu rugendo rwacu tukadusanze nabo dusuye ari amahoro izina ryawe cyubahiro mwanya turi bubare hano ubane natwe kandi utuyobore muri byose izina rya Yesu amen nuko rero ko muraha hakwiriye kuboneka yewe nabaye amahoro imirimo umuntu aba afite wa muntu we imirimo kwirirwa agenda cyane ntabwo bigikunda muri iyi minsi umuntu ari mu mirima turimo turahinga no kurwana n'abana ese abana banjye bo abana we muri iyi minsi byarakomeye abana banjye ngo bajya kurepeta bagataha nijoro kagire inkuru ubu nari gushwana n'uriya mukobwa wanjye arataha nijoro aba ari kumwe n'abo bahungu mbega ntabwo nzi ukuntu muri iyi minsi biri bugenda wa mwana wawe ukuntu ari intangarugero mu bandi ntabwo ari intangarugero uriya mukobwa intangarugero yirirwa mu bahungu abaye ari intangarugero ntabwo yaba yajya mu bahungu umusaza we akamusiga agataha ariko njyewe iyo ndebye mu by'ukuri uzakurikirane neza uriya mukobwa wawe abaguha amakuru bashobora kuba banakubeshya oya ese wamuhamagaye akaza Karame mama. Wino hano ndagushaka Kadiri ndagira ngo umusobanurire umubwire ibyawe utamubeshye kandi Kade ibyo bavuga ni ukuri muririmbye Njyewe barambeshyira. ni bande bakubeshyira bakabitanya na mama Bro wanjye nyine twari tuvuye kurepeta. Nyine nari mfite telefone ndi kuza nyirebamo. Inshuti zanjye zari ziri kunyandikira nyine ndi kugenda mbasubiza kubera tutaba duherukanye mama nyine aba yatwatse fone. Nyine musaza wanjye akajya agenda ambwira ibintu ntitubyumvikanaho nkumva ari kunderanja agira umujinya turarakara narivumba aragenda ako nyine njyewe ntabwo narakaranyije nawe umujinya ubwo ngubwo uri ku ruhande rwe sinzi umutima wawe utagucira urubanza njyewe umutima wanjye nta rubanza uncira kuko nta kibazo mfitanye nawe genda uhamagare musaza wawe ese rero uretse uraje wumve musaza we niwe wampaga amakuru ye uretse uraje wumve ibyawe Kamille hagarara impande ya pasiteri uraho Kamille Uraho. Yesu ashimwe Ahimbaza. ni amahoro Ni amahoro. ko mbona ufite ubwoba Ntabwo afite. wari uri he nari ndimo hariya kuri telefone yari mu cyumba. Kamille ariko ntabwo iyi minsi tubanye neza mu buryo bw'umwuka pe Guteze. usigaye ubeshya Ntabwo njya mbeshya njyewe. ugateranya Oya. kandi uwo ni umwuka wa Satani Ntabwo njya mbeshya mvuge. mbwira ibyo wabwiye mama Ibyo nabwiye mama se. Njyewe na mushiki wanjye twari tuvuye kurepeta ku rusengero kwa gatandatu. Arangije tugeze ari mu muhanda ahura n'umuhungu hariya hepfo ku rugo ducaho tugiye tuvuye ku rusengero nyine. Arangije umuhungu amuhamagaye kuri telefone arangije ahita yitaba aramubwira ngo guhagarara tuvugane. Baravugana bamaze kuvugana bahita bamanuka hepfo y'umuhanda ho gato.
njye mbona kumutegereza bitakunda mpita nizira mu rugo. Niko mama yambajije aho musize mpita musobanurira nyine. Ntabwo namubeshye. Uko niko byagenze sha? nyamara abeshya ntavugisha ukuri. Njye ndahamanya n'umutima nama wanjye ko ibyo bintu bikubeshya. Ibyo bintu wabisubiramo umanitse ukuboko kwawe. Yemwe abahano mwiriwe neza. mbese ni wowe urakabate uraho neza Yesu nashimwe cyane. Amakuru yanyu se mumeze mute mweteze turaho nari mbakumbuye iminsi myinshi. Mumeze mute se amakuru y'iminsi? turaho ariko n'ibibazo n'intambara n'iki n'ubukene n'ubuzima bugoranye mbese niyo mpamvu ngira ngo tutakitubona intambara. Umva ibyo ntabwo tuzabihungira cyane ndazajya akomeza rwane nabyo ariko bamwe bagusenga nta kitagira iherezo. Ntabwo idahita mugani w'umunyarwanda ariko kwa Yesu urabizi se turaganya intwari bari nyinshi ariko icyambere icyo gukora urakizi nawe no gusenga kiza ariko mubanze mwicare ariko desura umukobwa mwiza nibura niba ujya ubishima Imana uracyafite umwana ufite umuco. Hari umubwiye ngo azane intebe ariko aribwira ijambo yuko n'utugongo tuba tumeze nabi tugomba guca bugufi tugahina umugongo nuko uracyafite umwana n'umuco ni ukuri. Mbere y'Imana ntabwo wabisubiramo. Bivuze ko wabeshye ukabeshya mushiki wawe ukabeshya na mama. Ntabwo nzongera. Umva Satani atakwatatse, Satani yaguteye wabaye igikoresho cye. Gapfukama usaba imbabazi. Kamiri nimba ubasha kubeshyira mushiki wawe gutyo abaho hanze uza babishyira bingana iki? Kamiri mwana wanjye ntabwo buri munsi wakuruka ugiye kuririmba umbwira ko ugiye kuririmba indirimbo z'Imana nose uzaririmba indirimbo z'Imana gute kandi ubeshye? Ntabwo nzongera mbabarira sinzongera. Ukuri ndakwabara ariko n'Imana ikubabarire. Kamiri ucukira aho ngacyo cyo kujya ubeshya gutyo. Ngenda kubabariye ariko saba mushiki wawe imbabazi. Mushiki wawe musaba imbabazi kugira ngo mwongere mubane neza mu mwuka umwe, sibyo? Yego. Pastor rero ngiye gutegurira icyayi ariko mubangukiye nimutinde mfite umwanya mutoya. Yego urakoze. Yego urakoze. Mushiki wawe mbabarire ko ntazongera kukubeshya. ese ni mubabarira njye isomo ry'ubukurira Ubwo ntabwo uri kubyumva. nyine mbwira isomo ry'ubukuyemo icyo ari byo bikwigishije. Agerageza ariko burataragezwa atarajya mu nzu y'Imana pe. Umwana udashobotse wakarara wumva udashobotse. Yewe ndabona akavura kameze nabi n'akabeho, reka nambara aka gakoti. Ndabona ntazi ko ikirere gihindutse rwose. Reka numve uyu muntu. Alo? Iyi saha w'icyubahiro umwari munkeneye? Ewe ararembye se? Reka nze nihuta, hari abantu narasuye hano hafi ariko nazanagaruka tukaganira. Bayisha musezere mama wanyu, nzagaruka kubasura.
ariko sha urasetse wabonye mfukama ngo ngusabe imbabazi kugira ngo uzabaze